mu gice cyatambutse twari twasize Clenia ndetse na Ria bagiye ahantu. Ese ubundi bari bagiye nabahe bantu Clenia yaragiye gushaka? Inkuru yashireka n'ubundi tuyitangirire kuri abangaba bombi bamaze guparika imodoka, bari kugenda banyura mu dukaritsiye, bono dukaritsiye nyine duciriritse. Ria ari kubaza umuvandimwe we kabwa atari ko se Clenia, aha hantu wahamenye gute? None se ubundi aha hantu wahageze ryari? Clenia ati muvandi, aha hantu mafitiye amateka, aha hantu narahabaye, narahiriwe, naraharaye, yewe nari ngiye no kuhasigira ubuzima, ariko Imana irahandindira. Ria tuhasiga ubuzima? Seriously? Clenia ahita afata Ria mu biganza akamubwira ati muvandi, nje hano kukwereka Gwiza, Muneza ndetse na Mugisha. Abo bantu bombi nkubwiye baramfashije. Ria ati baragufashije? Hagufashije kitse kandi muvandi? Undi ati reka mbanze nguhe inkuru yose. Nyogokuru wanjye amaze gupfa, ibintu byose bimaze kwivanga no kwicanga, navuye mu rugo ngenda n'amaguru, byari nijoro cyane. Ndaza ngeze muri izi karitsiye mahurira nabo bavandimwe bombi nkubwiye, baje bansanga, njyewe nari nzi ko baje wenda kunyambura ubuzima, ariko bambonye nari kugaruka inyuma ngo mbahunge, bahera ko baragenda. Ariko barangije baragaruka, barambwira ati kuki udafite ubwoba? Ndababwira ni ngaho nimumfashe, basi niba mwari muje kunyica nimunyice. Ria arabyumva akambwira ati muvande, ntago niteguye kumva iyi nkuru, ndakwinginze. Ariko se baba baraguhohoteye? Clenia ati ntago bigeze bamuhotera, babaye abana beza. Ria ati ndakwinginze udatuma ndira, ntago ndi tayari kumva iyi nkuru, basi reka uzayimbwira ikindi gihe numva niteguye, kuko ndi kumva ntari tayari. Iteka iyo utangiye kumbwira ahahise hawe, urabizi yuko ngira ubwoba ndetse nkasa n'uri kubikwepa. Clenia atari ko uzabikwepa kugeza ryari? Muvandi mba ngira ngo umenye wese, umenye mukuru wawe we yahoze ari we n'ubuzima yanyuzemo. Ria ati muvandi, ndagukunda, ariko ntago ndaba tayari kuba nakumva inkuru yawe, inkuru yakubayeho ndetse inkuru mamo ku buzima bwawe. So please, I'm so sorry. Iteka ndagutenguha, wanyigishije kugira umutima ukomeye, ariko iyo bigeze kuri wowe mba umunyantege nke. Iyo bigeze kuri wowe kwihangana simbishobora. Neza neza iyo uri kumbwira mba numva wagira ngo biri kuba, nkatangira gukurura ubuzima bubi wanyuzemo, nkahitamo kubihunga. Ria atangira no kurira. Clenia ahita amuhobera akamubwira ati wirira muvandi, tuza, basi ntago ndi bwongere kubikubwira, ngaho reka tugende. Bahera ko bakagenda, bagera kuri ya nzu bari barakodesheje. Mu kuhagera haba hari Gwiza wenyine, Muneza na Mugisha bagiye ku muhanda. Bakihagera Gwiza areba abakobwa baje, kabona n'abakobwa beza. Gwiza ahita avuga ati izi baby se kandi none si byuki
mumeze neza. Kirene ati gabanya ubwo buhonese, gabanya ubwo bugoryi, ibyuki se n'ibyande. Gwiza ati se kandi ko mbona uri kunyuka inabi muko. Ntega impamvu ndi kuvuga ngo muri ibyuki nuko mbona muri beza. Ariko disi we, Imana ikunda abagabo kweli, reba ukuntu muri beza. Kirene yahita amwegera kamukubita urushyi kambwira ati kanguka giko. Mwarahindutse bigeze aha. Gwiza uri kuvuga ibiki? Gwiza arikanga. Ngata ariko se ubundi urananzi ubundi unzi hehe se ubundi? Ngo numvaga mwayobye muri kunyuranga kugira ngo mbarangire. None se muri kujya he? Kirene yati yewe tuje hano. Gwiza ati muje hano? Gukora iki se? Bagenzi banjye se bafite abashitsi nkaba ntabizi. None se Muneza na Mugisha basigaye bitamo ibyanara? Kirene yahita amukubita urushyi rwiza kambwira ati ariko se usigaye uri ikigoryi bigeze aha, urumva nk'ibigambo uri kuvuga? Gwiza ati ariko se urampura iki ko mbona uri kunkubita? Bashyiri muri ibyo Muneza na Mugisha nabo bahita bahagera. Gwiza ati ko mugereye hano rimwe n'aba bari, aba bana se nabanyura, nabakunzi banyu? Muneza ati shwida. Mugisha ati nanjye reka reka, ahubwo se aba bana beza baje gukora iki hano? Kirene ati ariko mwagabanyije ubugoryi, nk'ubwo igihe mwahereye muhuragura ibigambo. Mugisha ati ariko se uyu mukobwa ndabona wagira ngo ari ahantu muzi, ariko nanone ngashaka ahantu muzi nkahabura. Ahita yigera Kirene akambwira ati ariko se ukina filime ra? Naba narakubonye muri filime. Gwiza na Muneza bahita baseka batatuzi ko ari byo, wasanga waramubonye muri filime. Uyu mukobwa umenya akina filime. Kirene yahita bahondagura bombi akababwira ati mwabiho ni mwe ntago muri kunyibuka. Bahita barebana avuga ati tukwibuka, none se ubundi turakuzi? Kirene ati mana yanjye, ese ubu noneho mfata inkoni mbahondagure nibwo muri bunyibuke? Riya we biba byamushobeye ari kureba udukino barimo, yasetse yatembagaye, areba uburyo Kirene yasaze, areba uburyo rwose arimo akubita bagwiza. Kambwira ati ariko se muvande, aba bantu twaje kureba nibo nangwa wibeshye? Kirene ati riya ibi bigori ngenda bizi naba ngaba, subwo urumva nayoberwa basaza banjye? Gwiza ati ngwiki basaza bawe? Muneza ati numumbwire, nizere ko ibyo ndi gutekereza atari byo. Gwiza we ahita atangira no kurira akavuga ati nizere ko ibyo nketse atari byo, nizere ko ibyo ntekereza atari byo. Kirene ati niba icyo utekereje? Gwiza ati none se waburi no kubivuga biramunanira kubera amarira. Arahaguruka akamwegera akambwira ati muvande, ndasa nabi ariko reka ngukoreho, waburi Kirene? Kirene ahita nawe aturika akarira akababwira ati yego. Bombi bamuhuriraho bakamuhobera. Gwiza ati nari nzi ko wapfuye, twahoraga tukuririra buri munsi, buri uko twajyaga kurya twabanzaga kurira, tukarya tubitamo amarira twibaza ahantu wagiye. Rimwe na rimwe
tukagira ngo warapfuye. Wa munsi twakubuzeho burya buri mwaka twajyaga kukwibuka ariko tutazi ngo ese uriho nango warapfuye. Nari narasenze nsaba Imana ngo niba ukiriho byibura nzongere nkubone, none dore irakungaruriye. Mugisha we biba byamurenze akavuga ati ntibishoboka, wabaye mwiza usigaye usa neza, none se koko ni wowe? Ngewe ntago nabyizera. Muneza waba ari kwikubita inshyi avuga ati ahari ndi kurota, ese ndi mu nzozi? Bavandi nimumbwire naba ndi kurota, uyu ni umuvandimwe wacu. Ryan nawe biba byamushobeye, areba uburyo bari kurira, nawe mosiyo zikamufata agatangira kurira. Ahita bazamo hagati akababwira ati bavande murekeraho kurira, muri gutuma nanjye ndira, ndabinginze nimurekere aho ngaho, murekeraho please, mudatuma nanjye ndira, dore nanjye ntangiye kurira. Ikindi muri kundiriza umuvandimwe, ayo yarize arahagije. Mugisha ati none se sister wacu uyu muri kumwe ninde? Crane ati uyu ni murumuna wanjye. Ati nimuhure na murumuna wanjye Ria. Bahita nawe bamuramutsa bakamuhobera. Bahera ko babahereza karibu mu nzu kugira ngo bicare baganire. Ariko Gwiza arababwira ati murihangana, nta ntebe tugira, ni ukwicara hasi. Crane ati ibyo ntacyo bintwaye. Bakiri aho ngaho hahita haza imodoka igaparika hafi aho. Telefone ya Crane ihita isona. Crane aritaba ati karame none se murahageze? Abandi ati yego sawa turaje. Crane ati nimuze tugende. Gwiza ati turajya heza? Nibwo ukigera aha ngaha none nguragiye? Nta ahantu ujya muvande, ngewe ntabwo ntumugenda, nkubonye none aha n'imyaka yarishize none nguragiye. Mugisha ati yewe nanjye rwose nshyigikiye umuvandimwe, nta hantu uri bujye muvande, ugomba kuguma aha. Crane ati narinje kureba ko mugihari, nzafata umunsi n'umwanya ngaruke, ariko hari ikindi kintu nshaka kubereka, muze. Muneza atariko nizere kutagiye. Crane ati nimuhumure, uyu munsi wose ndaba ndi kumwe namwe, njye n'umuvandimwe turataha nimugoroba, gusa muraza kureka dutahe kare kuko ejo mfite flight. Abandi ngo flight se ni ibiki? Ibyo binyabazungu se ni ibiki? Ni ibiki usigaye se ujyamo? Crane yaraseka akababwira ati muze ndaza kuba mbasobanurira. Barasohoka. Bakigera hanze bagenda imbere gatoya bagasanga imodoka iparitse. Crane yahita abwira abantu ati nimutangire mupakurura ibyo byose. Baba bari gupakurura ibitanda, amamattress n'intebe nziza, harimo na televiziyo, amafriji ndetse n'ibyo kurya, harimo kawunga, umuceri, ibirayi ndetse n'ubuto, utirengagije n'isukari. Gwiza abaza Crane akavuga ati none se muvande, ibi bintu byose wimukiye inama muri karitsiye? Nanguje kugira ngo twongere tubane. Ati mbega ukuntu byaba ari byiza we, muvande ugiye kongera kubana natwe se?
Kirene ati nimuze mbereke yewe. Ibintu barabipakurura bakabijyana mu yindi nzu nini kandi ngari, inzu nziza y'ibyumba 3 ndetse na salo. Ibintu byose batangira kubipakingamo neza akantu ku kandi. Byarangira abari baje babizanye Kirene yarabishyura ubundi bakigendera. Gwiza biramucanga akabaza Kirene akamubwira ariko se muvande, ibi bintu urimo ni ibiki wundi, ni iki kijya mbere ko ntarasobanukirwa? Kirene yareba abavandimwe be akababwira ati bavandi, murabizi muri basaza banjye nkunda kandi ntekereza ko namwe mu nkunda. Hari ikintu nshaka rero kubabwira. Abandi ati se nigiye. Ati iyi nzu mubona twimukiyemo nonaha, aha ngaha ni iwacu mu rugo hashya, njyewe namwe aha niho mugomba kujya muba, nkajya nza kubareba, najya nshaka nkaza nkanarara. Njyewe n'umuvandimwe wanjye Riya tuzajya tuza hano tuje kubasura. Mugisha ati ngwiki, twebwe dukuye muri buriya buvumo tuzanye mu nzu nziza nk'iyi, none amafaranga yo kuyishyura tuzayakura he? Kirene yaraseka akabwira ati iyi nzu nayishyuye imyaka 2, mugomba kuyibamo, kandi nimubona atari heza mutahakunze nta kibazo nzabakodeshereza n'ahandi. Muneza watangira no kurira akabwira ati ariko se muvande kuri kwigora, ubundi se wari ufite icyizere cy'uko uzongera ukatubona? Kirene yaterega uyu munsi naje nabacunze, nagiye nza hano inshuro nyinshi nkagenzura ngo ndebe ko mu gihari, maze kubabona nibwo natekereje ibi. Ntabwo nabikoze ntafite amakuru, nari mfite amakuru ahagije yuko mwembi muhari. Iyi ni inzu mugomba kubamo, basaza banjye bagomba kuba heza. Muhumure mushiki wanjye afite akazi keza azajya bitaho. Ikindi kandi ndashaka ko mwese mujya kwiga imyuga, nshaka ko mwese mujya kwiga gutwara imodoka mukaba mufite amapamiti, nshaka kubashakira akazi mukabaho mufite akazi gahoraho. Ndambiwe ko babona musa gutya. Ikindi kandi nimugire vuba mwoge mwese, mwoge muse neza, mbereka ahandi hantu tujyana. Mugisha ati se kandi muvande utujyanye hehe? Kirene ati uyu munsi ninjye ufite vola, murareka mbajyana aho nshaka. Baragenda bakoga, baragize bakaza, anza akabwira ati noneho tugende. Bahera ko bakagenda, ariko ubona bombi bashaka kugenda bamufasha akaboko, bombi bari kumurwanira. Umwe ati ninjye tujyana, n'undi ati ninjye tujyana. Kirene yabona ko bombi bari kumurwanira, yarangiza akabwira ati noneho sasa kambereka ikintu tugiye gukora. Njyewe n'umuvandimwe twese mugiye kudufata. Gwiza hano, Muneza hano, Riya hano na Mugisha hano. Basi tugende dufatanya urunana, ariko tureke kugenda dushwana, kubera ko buri wese arumva nabandi kumwe nawe kandi nanjye ndumva mwese nabandi kumwe namwe. So rero urukundo mumfitiye nanjye nirwo mbafitiye bavandi. Bagera ku modoka, Kirene yakabafungurira imiryango ngo binjire, ariko bagatinya kwinjira. Kabwa ati se mufite ikihe kibazo bavandi? Abandi ati si imodoka nziza gutya turayinziramo n'uko kuntu turi gusa. Kirene ati nimwinjire, imodoka ni yanjye, mwigire ikibazo. Riya waba yamaze kwinjira, nabo bakicara inyuma ari 3, ubundi akabajyana akajya kubashopingira imyenda.
tuve kuri abangaba bombi twigarukire kuri Logan abarimo atembera ari kugenda agura utu na turiya cyane ko aba ari wo munsi we wa nyuma kugira ngo agende. Arimo agenda amazi amubana make mu modoka, imodoka ye kugenda bikanga igasa n'ihagaze. Ahantu aba ari rero ni mu muhanda kandi aba ari kure y'aho abantu batuye, kubona amazi bigoye. Afata telefone ngo arebe ko byibura hari umuntu yahamagara, ariko akabona nta muntu yahamagara, biramucanga. Areba hirya no hino ngo arebe ko byibura hari n'umuntu yatuma, yewe akamubura. Ahagarara imbere y'imodoka bikamucanga. Akiri aho ngaho hahita haza umuntu uri mu modoka agaparika. Mu guparika imodoka hasohokamo Gael. Ahita amwegera akamubwira turaho umuvandi, undi turaho neza, none se ko mbona waparitse mu muhanda byakugendekeye bite? Undi ati imodoka irasa n'iyashizemo amazi. Undi ati subwo n'icyaba ari ikibazo cya essence ra? Undi ati oya, essence yo ndayifite, mfite full tank. Ntabwo rero cyaba ari ikibazo cya essence, ahubwo ni amazi. Undi ati none se nta mazi ugendana mu modoka? Undi ati ntayo rwose nari mfitemo. Gael aramufasha kamuhereza amazi, yarangiza akamubwira ati noneho jya mu modoka watse turebe ko bikunda. Logan ajya mu modoka akatsa yatsimbura bigakunda. Ahita amubwira ati urakoze muvande. Ahita asohoka yajya kumwishyura. Gael akamubwira ati oya, iyi service nguhaye ntabwo ari iyo kugira ngo wishyurire, turi abavandimwe. Ni kimwe nuko nawe wansanga hano ukamfasha, rero ibi ngibi nkoze nta birenze birasanzwe. Undi ati se koko? Undi ati yego. Ahera ko akamukora mu kiganza akamubwira ati urakoze cyane. Yarangiza akamubwira ati nitwa Logan, undi nawe ati nanjye nitwa Gael. Ahita yinjira mu modoka. Nyuma yo kumwibwira, mbere yo gutsimbura ngo agende, ahera akagahamagara Gael. Gael nawe amaze kwinjira mu modoka ye akamubwira ati Gael, boretse gato, ese wampaye namba yawe? Undi arayimuha, bagahana contact, bagahera ko bakagenda. Logan agera mu rugo, yamara kugera mu rugo agahera ko agahamagara Gael amubaza uko ameze, amubaza ati se wageze mu rugo? Undi ati nanjye nagezeyo rwose, nta kibazo nigeze nongera kugira mu muhanda. Gael ati okay, ni byiza nk'uko warumbajije, nanjye nashitse. Logan ati nabonye uri umwana mwiza, nakwishimiye, nagukunze. Gael ati bro, kugira ubumuntu ni ibintu dukura dutozwa kandi ni n'ibintu tuvukana. Uretse ko namaze kumenya ko umuntu agira positive side ndetse na negative side, ahubwo icyahaye umwanya munini muri we nicyo kiganza. Rero ubumuntu twese twaraburemanywe, ahubwo iyo dutumye buganza burasagamba bukagaragara. Uyu munsi nagufashije, ariko hari nawe ejo wamfasha. Logan ati nukuri nabishimye, nari ndimo nibaza ati se hari ahantu ndahikura gute, ariko wamfashije. So ndifuza
ese ejo twahura tukaba twasangira njye nawe tukamenyana byimbitse nkakumenya nawe ukamenya ese hari icyo byaba bigutwaye Gael ati nta kibazo ejo nyuma y'akazi tuzabonana Logan ati nari mfite flight ariko ntago ngomba kugenda ngomba kubanza kubonana nawe nazagenda n'ikindi gihe Gael ati ubwo se usubitse urugendo rwawe kubera njyewe Logan ati yego erega inshuti uyikura ku nzira inshuti y'umumaro kandi y'umugisha iyo muhuye bwa mbere urayimenya Gael ati okay nta kibazo rwose ahubwo se ejo nkasanga he Logan ati sahi iyo ariyo yose ati niyo byaba guhera mu gitondo kugeza nimugoroba Gael ati none se ushaka ko duhurira he Logan ati aho ushaka wazi wanjye nangwa se nanjye nkazi wawe tukajya ahandi hantu tukajya out tukaba ariho tujya gusangirira tukaganira Gael ati goreka ibyo tuzabipange ejo turebe ibyo ari byo Logan ati saba muvande ahita mukupa telefone akayirambika aho ngaho tugaruke kuri Hamza abarimo yitegura ndetse we na Klenia bombi umwe bari kwitegura ku ruhande rwe n'undi ari kwitegura ku rundi ruhande kugira ngo byibura barebe ko batwara Deborah kuvurirwa hanze Hamza afata telefone agahamagara Klenia akamubwira ati be wasoje kwitegura se Klenia ati yego ubu ngubu ngiye kwerekeza kuri airport Hamza ati natwe tugiye guhaguruka duhite tuhahurira ubundi tugende undi ati nta kibazo avuga ati be I love you take care undi ati nanjye ndagukunda and take care too Logan nako Hamza ahera ko agakupa Hamza kimara gukupa telefone yihita isona mu gusona aritaba mu kwitaba umuhamagaye aramubwira ati hane ese uraho imyaka myinshi nari ngukumbuye ubu tuvugana ngeze kuri airport ngarutse mu Rwanda mu minsi yashize nagerageje kuguhamagara ngo ngumenyeshe ko ngiye kugaruka ariko ndakubura none nkigera mu Rwanda mbonye uko nguhamagara birakunda nubwo nari nkubwiye nahageze ndi kuri airport ese uri tayari kuza kundeba Hamza ati ngwiki wageze kuri airport waje mu Rwanda uje gukora iki se kandi undi ati babe come on nari ngukumbuye nari nje kukureba Hamza ati wari unkumbuye uje kundeba undi ati yes of course Hamza araseka Hamza ati ntago nabyizera nyuma y'imyaka irenga 6 waragiye wihugiyeho none ngo you are back ngo wari unkumbuye seriously ndumva ntunguye rero reka nkubwire ntago mpari nanjye mfite flight mu kanya ngiye kugenda undi ati no gute nabanje nawe ugahita ugenda ntabwo bishoboka nari nkubwiye ngo mu kanya ndaba ngeze kuri airport nagira ngo numve byibura kuri buze kumva byishimiye none uri kumbwira ngo naguhari ese ntabwo wari unkumbuye ntabwo ukinkunda so bundi njyewe ndacyagukunda niyo mpamvu nemeye gufata indege nkaza kukureba
none ndumva utanabyishimiye uri kumbwira ngo ufite flight umva I don't care ahubwo mbwira ahantu uri ma location y'ahantu uri ngewe nze nkurebe. Hamza ati listen ntabwo mari ngiye kugenda kandi ngiye kujya mu kazi, niba waje it's none of my business, ntiwigeze umbwira ko ugiye kuza, ikindi kandi njye nawe ntitwaherukaga kuvugana, so please ubwo niba hari n'ibindi byakuzanye gendo bijyemo, njyewe Hamza unyibagirwe winzana muri izo plan zawe zindi. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese uyu muntu ni muntu ki? Uyu muntu uri guhamagara Hamza wari umaze imyaka igera kuri 6 batabonana, ubundi yari muntu ki? Ese yari girlfriend we? None se niba yari girlfriend we akaba agarutse biraza kugenda gute? Aho ntaje kudobya urukundo rwa Krenia na Hamza, ese ubundi bibaye ari byo bimuzanye yazabigeraho? Mu nkuru yacu dusize Rogan na Gael bamaze kumenyana, kandi abangaba bombi bahuriye ku kintu kimwe cyo gukunda umukobwa umwe. Ese nibamara kuba inshuti magara bakazisanga bakunda umukobwa umwe bizagenda gute? Debora bagiye kumujyana mu mahanga kuvurirwayo, ese azakira? Mu nkuru dusize Krenia amaze kubona abavandimwe be atangiye kubahindurira ubuzima, anabasaba kujya kwiga imyuga. Ese koko baziga? Byinshi rero tuzakomeza kubyumva mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Nambabazi naguha, njyewe nitwa Atete. Inkuru ni njye yandika kandi ni nanjye wibagezaho.